Ndabasuhuza mwebwe abakunzi b'ikiganiro inzira y'umusaraba, amahoro y'Imana nabe kuri mwebwe kandi turabatashya muri Kristo Yesu. Imana ibaha umugisha, turabakunda kandi namwe tuzi neza ko mudukurikirana. Kuba bikunda Imana ibaha umugisha, kandi kuba taragira imbaraga zo kubikunda namwe turasenga Imana kugira ngo ibahe umugisha kandi ibahe umugisha wo kumva iryo jambo ryayo mukurikire. N'uwo mugisha twabifuriza mwese hamwe kugira ngo twese tuzahurize hamwe maze duteranyirize hamwe. Yesu yigeze kuvuga amagambo aravuga ngo uwo tudateranyiriza hamwe n'umwanzi wanjye. Nuko nyine rero yababwiraga kubera ko abadakora iby'Imana ishaka, igihe bari bamubwiye ngo babonye abantu bari kwirukanaga abadayimoni mu izina rye, arababwira ngo abo bateranyiriza hamwe ntabwo ari abanzi be, ariko bo badateranyiriza hamwe n'umwanzi we. Noneho turabatashya muri Kristo Yesu, amahoro y'Imana nabe kuri mwebwe kandi umugisha wo wumva ijambo ry'Imana uhore kuri mwe. Twishimiye rero uyu munsi tugiye kubana namwe, twishimiye uburyo tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Muze kudukurikirana tubane muri uyu mwanya kugira ngo Imana ijye iduhana umugisha, kandi mujye mukurikirana ibiganiro bizabafasha, kandi nibigufasha nawe ukagira umutima wo kubikunda, mugenzi wawe uzabimwumvishe cyangwa se inshuti zawe, biremewe nta mupaka kubitanga rwose, uko umwuka wera azajya guhata muri wowe kumva ko bishoboka ko wabitanga, uzajya ubitanga. Ni ukuri twese dufatanyirize hamwe twubaka ubwami bw'Imana. Zana impano wahawe, nanjye nzana iyo nahawe.